Ndagusuhuje wowe ukomeje kubana n'Ibiganza Media TV. Nizere yuko kabisa ibintu bikomeje kugenda neza, aho uherereye neza rwose cyane gatanu ku kandi. Wowe bitameze neza ndakwihanganishije kandi nkwifuriza gukomera. Ngira ngo wowe wakomeje kubana natwe ukaba warakoze subscribe, turagushimiye, kandi nawe utarayikora uyu ni wo mwanya kugira ngo tujye tubana mu makuru tukugezaho gatanu ku kandi, inkuru ziri update zigiye zikugeraho nta mpungenge. Ngayo nguko rero, uti nkuzana iki, uti ngarukanye iki. Ni ise mukomeje kubana nk'ibisanzwe ku Biganza Media TV. Platini n'itsinda rya Charly na Nina bakoreye igitaramo muri Amerika. Uti byari byifashe gute? Uti byagaragaraga gute? Nguko rero ni za nkuru za showbiz ziba ziri trend, tugenda tukugezaho hit after hit. Abanyarwanda barimo barakora cyane, ngira ngo mugenda mubibona kabisa. Ni umuziki wabaye umuziki wagezeho witwa international music. Ngira ngo ni kenshi tubona abanyarwanda kabisa b'abahanzi basigaye batumirwa no mu bindi bihugu hirya no hino. Ngira ngo nka ba Bruce Melody bahora mu nzira bagenda. Abacenana nabo kabisa kuri inshuro na Platini bagize gutya kabisa, babakubise hit hariya muri Amerika muri Kentucky. Ngayo nguko re itsinda rya Charly na Nina rifatanyije na Platini basusurukije abakunzi b'umuziki wabo batuye muri leta ya Kentucky muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ni igitaramo cyabo cya mbere bari bakoreye muri iki gihugu. Ibaze noneho kuba sasa aba batipe wumve neza ahantu byumvikana ko ni igitaramo bari bakoze bwa mbere muri iki gihugu cya Amerika. Ngira ngo hari ukuntu byagiye bigaragara hirya no hino kuri platforms zigiye zitandukanye. Abatipe bakoze hit ifatika ku buryo bahuruje imbaga y'abantu itari nkeya cyane. Cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki 15 Ukwakira 2022, cyitabirwa n'abanyarwanda batari bake batuye muri leta yunze ubumwe ya Amerika mu gace ka Kentucky. Babinyujije mu ndirimbo zabo zirimo Zahabu nibyo, Face to Face, Oma, Gatege, Indoro n'izindi. Charly na Nina basusurukije abakunzi b'umuziki bari bitabiriye iki gitaramo. Ni nako byagenze kuri Platini, wasusurukije abakunzi be mu ndirimbo ziganjemo izo yikoranye n'umuhanzi ku giti cye, ndetse n'izo yakoranye na Fata Amanore. Harimo indirimbo yitwa Fata Mano, Jojo Shumureta, Nta Birenze, Attention, Veronica. Ati bimeze gute kuri izi ndirimbo, ariko ubundi aho uherereye wowe ukundi yihe? Urajya udusigira igitekerezo cya hasi muri comment kabisa. Tugumye duhanahana amakuru ku nkuru tugenda tukugezaho gatanu kandi. Nyuma y'iki gitaramo byitezwe ko Platini akomeza ibitaramo bye bitanu. Hanyuma kandi itsinda rya Charly na Nina naryo rigiye gufatira amashusho y'indirimbo nshya muri Amerika. Abatipe kabisa n'abatipete ngira ngo bari kugenda badukosora rwose. Urumva ko Charly na Nina mu kugaruka kwayo igarukanye imbaraga cyane, ahubwo wenda ngira ngo bashaka no kuza kuba batanga urugero ku yandi magroupe twagiye tubura nka ba Active, ba Urban Boys. Ni benshi kabisa twabuze amagroupe menshi, gusa ni na gap twabuze mu ruhando rwa muzika mu Rwanda. Harimo gap kabisa, twagize icyuho gikomeye cyane kuba tugira gutya groupe izamutse, yamanutse, yasenyutse, saga nyinshi cyane zajemo amafaranga iki n'iki. Ni ibintu byinshi cyane bigenda bibera hanze ya kamera cyangwa se biherereye mu magroupe. Gusa ntabwo ari byo turi buze kwibandaho kuri uyu munsi. Karagaciyemo kugira ngo n'abandi babyumve, cyangwa n'abateganya gushinga amagroupe bajye babikora bari serious. Charly na Nina bahagurutse i Kigali berekeza muri leta yunze ubumwe ya Amerika kuwa 22 Nzeri 2022, mu gihe Platini we yerekeje kuri tariki 11 Ukwakira 2022.
ngira ngo uyu Platini P ubwo yari ari ku kibuga i Kanombe cy'indege, yagiye gufata indege, atangarije itangazamakuru ibintu byinshi avuga ku buryo agiye gukoramo igitaramo cyiwe. Ngira ngo n'ibibazo bimwe na bimwe yagiye abazwa, yabajijwe niba ese koko igihe azaba yageze muri Amerika, agiye muri performing, agiye on stage, already yuko ashobora kuba yaririmbana na TMC babanaga mu itsinda rya Dream Boys. Platini yagize ati ngiye ku cyanjye giti, TMC ni inshuti y'akadasohoka, ngira ngo ari muri Amerika arimo ariga amasomo ye, kandi bibaye na byiza ngiye ku bwanjye nabikunda twaririmbana, twongera tukagarura isura ya Dream Boys, nubwo yaba itakiriho ariko nta mpamvu zo gusenya ibikorwa byakozwe kandi byashoboye umutungo. Ngira ngo bamubaje ati ibi ngibi ubivuga ushingiye kuki? Ese ni wowe uri bumweforme, ni wowe uri bukweforme, ubivuze ushingiye kuki? Yavuze ati manager abinyemereye byaba byiza ko nanjye meze nk'ubyifuza, byaba byiza cyane, ngira ngo byaryoshye igitaramo cyanjye kubera ko TMC ntago twabanye nabi. Ngayo nguko rero byumvikana ko uyu Platini P nta mutima mubi afite TMC nk'umuntu babanye mu rugendo rwiwe rwa muzika igihe kirekire. Nguko rero showbiz nuko iba yifashe, gusa ikigaragara cyo Platini yakoze hit cyane, ngira ngo muraza kugenda mubibona aho ngaho mu mafoto, yagiye akora hit ifatika. Imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda bari mu mwaka agace kandi ketuki nibo benshi bari biganjemo baje kureba inshuti zabo batari baherukanye. Ngira ngo byagaragaye yuko kabisa urukundo rugihari mu banyarwanda, turacyashyigikirana. Ngaho nguko rero inkuru ziba ziri kugenda zicicikana hirya no hino ku mihanda, aba ari nyinshi cyane kabisa, ntabwo biba byoroshye, ariko ngira ngo turagumya kubagezaho n'izindi nkuru ziba ziri update hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Icyo usabwa ni ukugumya kubana natwe, ugakora subscribe ndetse ugasharinga, ndetse warangiza ukanadusigira n'igitekerezo cyawe kugira ngo tujye tugumya tukugezeho inkuru gatanu. N'ubundi reka dukomereze ku zindi nkuru ziba ziri kugenda zivugwa hirya no hino. Uti byifashe gute? Uti ni iki kiri gutrendinga? Ni ayahe makuru ari kugenda avugwa hirya no hino kuri street? Bimenyerewe kenshi yuko abaraperi, navuga mu Rwanda, navuga hirya no hino hatari no mu Rwanda, bimenyerewe ko akenshi abaraperi ari ba bantu bivugwa ko badakunze kugaragaza amarangamutima, nyamara kandi yaba ku gitsina gore, nyamara kandi nyuma yo kuba batari imbere y'abantu cyangwa se nyuma yo kuba biherereye, ugasanga ahubwo ni ba bantu banagira urukundo rurenze. Ngaho nguko rero ibiri kuvugwa ni imitoma ya Bitrey ku mukobwa yiyeguriye yamwiyeguriye kabisa muhana umutima we wose. Uti bimeze gute? Umuraperi Bitrey yateye imitoma umukunzi we, amwibutsa ko nta munsi washira atamutekereje, ndetse ngo yibaza uko ubuzima bwe buzaba bumeze iyo bazaba kuba batari kumwe mu rukundo. Bivuga ngo nyine we aricara agatekereza akavuga uti naba nteye nte, naba mbayeho nte, byaba byifashe gute ntari kumwe n'umukunzi wanjye? Ngaho nawe tekereza aho ngaho wicaye, ukunda aramutse akubwiye ati nacomotse, nkamwe mwirirwa mwapurayinga muri za green card ngo mwagiye muri Amerika he, uraje usiga umukunzi wawe mu Rwanda. Ibaze nawe tutekereza ukuntu bizaba bimeze. Bitrey ati umukunzi wanjye kabisa sinzi ukuntu bizaba byifashe mu gihe tutazaba turi kumwe. Umuhanzi mu magambo yivugiye yifuriza umukunzi we isabo, yifuriza umukunzi we isabukuru, yamwise umwamikazi. Uti ni umwamikazi, queen of the world. Ngaho nguko ati nta munsi washira ntagutekereje, cyangwa ngo nibaze uko ubuzima bwanjye bwari kuba
ari ubusa iyo utabubamo. Ubuzima bwari kuba umuyonga iyo utaza kuhagera mukunzi wanjye. Ngahe nguko urukundo rero ni rwogere. Ngira ngo ibi byose biba bivugwa nyine biba bivugwa kubera impamvu ni amarangamutima yiwe, nyamara kenshi abantu bagiye batanga ibitekerezo hirya no hino kuri platform zitandukanye bibaza ku kuba aya magambo uyu muraperi yabashije gutangaza, nyamara hakaba haciyemo imyaka irenga hafi 10 ngira ngo cyangwa 10 hagati aho ngaho umuziki wo mu Rwanda uri gutrendinga nyine umeze neza, kandi abaraperi ngira ngo still ntago akenshi ntago bakunze kugaragaza amarangamutima yabo bakunda. Uti iyaba byashobokaga nkashyira umutima wanjye kuri ubu butumwa bukwifuriza isabukuru nziza. Nta minsi myinshi iciyeho Betray abinyujije ku mbuga nkoranyambaga akavuga ko umukobwa ukunze kwiyita Keza ku mbuga nkoranyambaga bari mu rukundo. Uti Keza niwe sinzi, turaza kugenda ducekinga turebe na platform z'uyu Keza, ngira ngo kuri Instagram nako yitwa. Hari amakuru avuga ko yaba Betray n'uyu mukobwa bamaze igihe bakundana, ndetse urukundo rwabo ubu aribwo rugeze aharyoshye. Ni ya mabanga y'abaraperi nyine twagomye kugenda tuvuga. Urumva yuko ni ibintu biba byarubatswe kabisa, urukundo aba ari urwa mbere mu bantu. Ibyabo byatangiye kujya ku karubanda kwa 27 Nyakanga 2022 ubwo Betray yizihizaga isabukuru yiwe y'amavuko. Keza yamubwiye amagambo agaragaza urukundo bafitanye, n'abari aho kabisa batangira kugenda bumva ko harimo ikintu gikomeye cyane. Bertrand Muheto wiyise Betray ni umwe mu baraperi bamaze kuzamura izina ryabo. Muri 2019 uyu musore yasezeye muri Green Fair Music ya Dr Nganji. Yamufashaga we na bagenzi be bakoranaga injyana ya Kenya Trap. Ngira ngo kabisa Kenya Trap ni injyana kabisa yakoze hit after hit. Ngira ngo ni injyana kabisa abantu bishimiye cyane. Yiyemeza gutangira urugendo rwe mu muziki. Ngaho nguko Betray muri 2019 nibwo yatangiye gukora umuziki we ku giti cye. Betray amaze kugira album eshatu, imwe yitwa Nyamirambo, indi ni 2040, indi na Muheto wa mbere yasohotse muri 2022 afite kandi yise Shwida. Amakuru ni menshi, abantu bateye comment nyinshi cyane kuri uru rukundo rwa Betray. Ngira ngo rero kabisa biramenyerewe yuko abaraperi nka bapi urahura nawe mu mihanda ya Nyamirambo hirya no hino yikatisa ugasanga ari ku ryinyo rya danje, urumva ukumva kabisa arimo ararikocagura ukajyana n'imbwa iri guhekenya igufa. Ariko kuri ubu ngubu Betray ati reka nta mpamvu zo kwicwa n'amarangamutima, ngiye mbishyize hanze, ngenda zibuye mugani wa Skaitu wa Bagaye. Ngahe nguko abakubise hanze amagambo akakaye ku rukundo rwiwe. Utabandi baraperi biraza gusigara byifashe gute? Uti ba Fireman baraza kudutangariza ibyabo gute? Ngahe nguko rero amakuru ni menshi, wowe icyo usabwa no kugumya kubana natwe kugira ngo tujye tukugezaho inkuru gatanu ku kandi. Nge mwari kumwe n'isi ya nk'ibisanzwe, kandi ndacyari kumwe namwe mu nkuru zigiye zitandukanye. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe, ndabakunda.